Good morning traders, nongeye kubaha ikaze kuri Kevin Trader. Uyu munsi tugiye kureba analysis za gold n'izindi currencies zigiye zitandukanye. So mbere y'uko dutangira ndagira ngo mbere na mbere mbanze mbibutse ko uno munsi dufite NFP aho tuyifite saa 9 n'igice, so you have to be careful kuko market ishobora kuba iba itari stable muri London session. So don't waste your money. Ikindi ntimugamburinge kuri NFP mu taking a trade uko mwabonye confirmation. So dutangira trade analysis zacu, urabona ko gold iri kujya muri uptrend aho yamanutse for correction iga creating a support ikaba iri kujya hejuru. Na gusa for now urebye kando y'ejo ya crossing yananiwe breaking ino resistance dufite ahangaha yananiwe kuba ya breaking and closing above. Tumenye ko igiye muri bullish side, which means ko tugomba kurindira uno munsi tukareba uko bigenda, nimba kandi uyu munsi bubashe kwa breaking igakomeza hejuru cyangwa se nayo iri bube muri no stack. So waza ukareba n'ahangaha ukabona ko hari zone ino market yacu yabayemo stack cyangwa se yananiwe kuba ya breaking bijye biro, tumenye ko ikomeje hasi cyangwa se igiye hejuru. No kuvuga ngo uno munsi n'ejo I think almost 3 days guhera Monday kugeza uno munsi iracyari stack muri range. No kuvuga ngo gold for now iri tradinga muri iyi range yacu. So ibisanzwe reka dushyireho red box byerekana ko market ishobora kwagera ikaba rejected ikaba yasubira hasi. Nawe urabona ko ari ya support twavugaga ko market yacu iri gutradinga muri ya range. Reka naho dushyireho green box byerekana ko market ihageze yaba rejected ikaba yasubira muri buying side. So dushatse ino line yacu twayihindura upper line kuko urabona ko ari lows za current candle cyangwa se lower price ziriya current candle. Ahangaha reka twirirwe tureka kuyimakinga kuko ni range yose, ahubwo icyo dukora reka tumakinge support ahangaha dushyireho yellow line. Impamvu makinze support ukareba ino kandi yabaye rejected iba rejected. Urabona ko hari rejection nyinshi kandi twabonye ko byibuze strong support ibiri strong yarabaye rejected byibuze inshuro eshatu. So katurebe kuri resistance aho urabona ko harimo resistance aho zino kandi ebyiri zabaye rejected ikaba rejected ni so kandi niyo yabaye rejected byibuze inshuro eshatu iba iri strong. So kuvuga ngo icyo tugomba kurindira nuko ino kando yacu uyu munsi ya breaking below igakomeza hasi cyangwa se breaking hejuru ikaba yakomeza hejuru. So katujye muri 4 hours turebeho byifashe bite. So still muri 4 hours reka tubanze twa adjusting no resistance yacu hariya igendana na current market. Adjusting hano. So urabona ko kuri 4 hours no kuvuga ngo market yacu iri gutradinga muri iyi zone yacu ikeneye kuba ya breaking ikajya hasi cyangwa se ikaba yajya hejuru. Icyo tugomba kurindira tukareba se in NFP biraba cyangwa se ntabwo biri bube. So you have to be careful, don't trade in zone. Urindire ko gold ibona direction yayo ubundi ubone kuba watekinga trade yayo. So tuzominze out gato urabona ko market yacu ari kujya muri uptrend aho yamanutse for correction ikajya yageza gukora pullback ikahita stack muri zone. So hari high chance ko news nirizuze ziri strong ishobora ku breakinga ikaba yakomeza hejuru. Ubwo birasaba ko ziri buze ziri bearish kugira ngo dollars yerekane weakness, buyers yerekane kuri gold itigira ingufu. So tujye muri 1 hour turebeho byifashe bite. Iyi yose urabona ko ari no trading zone yacu aho tutagomba gutradinga. So I think
support and resistance twaciye muri 4 hours na daily time frame ziri valid, ahubwo reka tujye muri 30 minutes turebe n'iki tugomba kurindira cyangwa se nize opportunities dushobora gutegereza kuri gold. So iyi yose murabibona ko ari no trading zone cyangwa se aho tutagomba gutradinga. Reka tuhagire white box. Impamvu mbabwira ko ari no trading zone, always murambabwira ko gutradinga in zone biri very risky. Mujye urindira market ibone direction cyangwa se ishaka icyerekezo, ubundi ubone ko watekinga trade yawe. So option ihari ishobora gushoboka nuko market ya breaking below ikaza kuba ya testing no support yacu. Uramutse ubonye yerekanye rejection watekinga buy yawe, ukaba watargetinga somewhere here, nibyo biri safe kurusha uko watargetinga ara hejuru. So cyangwa se iramutse namanutse ikagera ahangaha wategereza ko iba rejected. Kuri buying side niyo nabashishikariza, naho iramutse ikoze breakout y'ahangaha byaba ari sawa, gusa iga closing above ikamanuka for test targetinga ino next support. Gusa biri somehow risky kuko ukareba harimo rejection, hari rejection na hirya akaba twa rejection. So igishoboka basi at least turindire ko ya closing above this green line igakora retest. Mbereke icyo wenda twarindira, nibyo byaba biri safe. Ka closing above kamanuka for retest kabona kuba yakomeza hejuru. So kuri gold ni kumva ari ibyo twakitegura, niyo option ishoboka, tukarindira ko yava muri no range nini cyane yananiwe kuba ya breaking. So reka tujye kuri GU turebe hose byifashe bite. So rebye na GU iri stack muri range, ni kuvuga ngo currency safi zose zirindiriye news cyangwa se ikiri busohoke muri uno munsi kuri NFP kugira ngo zibone kuba zakomeza trending. So GU nayo nababwiye ko yakoze reversal cyangwa se yasubiye muri uptrend nyuma yo kubreakinga ino strong support yari yananiwe kubreakinga. Reka dushyireho green line byerekana ko green box byerekana ko market niramuka yongeye kuhagera yakora reaction ikaba yasubira muri buying side. So katuyihindure green. Urebye kando y'ejo ya closinze nta volume ifite akabody gatoya na wick ndende hasi hejuru no hasi. So which means ko very hard ko predicting next direction y'iyi candle y'uyu munsi. Gusa ishobora kuza gutestinga half ya candle yo kuwa mbere kuko ni candle nini, kandi nababwiye ko buri gihe ubonye candle nini ijya kwegerana na current market ushyiraho ko green box cyane imbere kujya muri uptrend, byerekana ko market nihagera izakora reaction ikaba yasubira muri buying side cyangwa se selling side. So to marking highs na lows current candle tuyigire purple line. Icyo bidufasha kumenya trading zone y'uyu munsi cyangwa se ayisoko range y'uyu munsi ibiherereye. So iramutse breakinze ino resistance next support yawe iri kuri iyi week cyangwa se yabije kuzuza ino week yacu dufite. Indi yabira turekeraho, I think ko is enough. Ahubwo reka turebe nimba harimo ariko irahari, harimo ka support tugashyira aha. So tujye muri 4 hours turebe hose byifashe bite. So
muri 4 hours urabona ko market yacu yari reversinze with a very strong candle cyangwa se uptrend. Reka twa adjusting ino yacu tuyishyire aha left side. Need to adjusting aha. So for now wavuga ko kuri 4 hour time frame market yacu kuri 4 hours iri gutradinga muri iyi zone. Hari chance ko ishobora kumanuka ikaba ya testing ino support yacu ikabona kuba yakomeza hejuru. Reka tujya muri 1 hour turebeho byifashe bite. Kwihuta kuko GU na iri similar nta analysis twakoze ejo ntaho bitaniye n'iz'uyu munsi, birasa cyane. So that's why ndi kugerageza kwihutamo gake kugira ngo n'ubundi birasa. Uwarebye videos y'ejo ntago yabura gusobanukirwa n'ibyo muso. Muri 1 hour urabona ko market yacu iri kugenda making higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. Ishobora kumanuka ikaba ya creating another higher low ikaba ibona gukomeza hejuru. So hari chance ko market yacu ya breaking ino support yacu ikaba yaza gukora retest yiyi ikaba rejected ikaba yabona gukomeza hejuru. So reka twigire muri 30 minutes turebe nize opportunities dushobora kubona kuri GU uno munsi. Twongere twa adjusting. So yose nkuko twabonye ko market yacu iri muri reversal cyangwa se iri kuri reversing ijya muri uptrend. Yose ni no trading zone yacu cyangwa se aho tutagomba gutradinga, tugomba kurindira ko ikora breakout kuko ino zone yacu yabaye created and iri strong. Ejo twabonaga ko itari strong gusa uno munsi iri strong. Impamvu zone ishobora kuba strong ishobora kuba yatacinze kuri resistance inshuro eshatu hasi, icyo gihe eba iri strong zone. Icyo tugomba kurindira nuko ya breaking ino support yacu ikaba yaza gukora retest iyi. Ubonye yerekanye rejection watekinga buy yawe biri very safe kuba watekinga buy iramutse ibaye rejected kuri support. Idakoze ukabona breakinze with very strong candles utegereze ko yaba rejected kuri ahangaha. Sintekereza ko ishobora kwagera, naho buy ya breakout kuri support biri risky. Urindire kuko urebye urabona ko hari twa rejection ahubwo urindire ko ya breaking iga closing above iyi ngiyi ikamanuka for test ukabona watagitinga iyi ngiyi. Nibyo biri very safe kurusha uko wayitekingamo ahangaha. Reka turebe kuri left side turebe nimba hari candles turi buhabone. Urabona ko ahangaha at least biri somehow clean kuko uje ukareba ahangaha urabona ko harimo akarange, bivuze ngo uramutse utekinze buy yawe ahangaha byaba biri risk. Urindire ahangaha nibyo biri very safe. Tujye kuri JPY twari tumaze igihe kinini tutayirebaho, impamvu wenda bakunda kuyitradinga murayizi. JPY price action yayo muri iyi minsi ntabwo imeze neza kuko iri muri range nini cyane kuri daily time frame. Irindiriye ko igomba kuba ya breaking iyo range still ikabona kuba yakomeza. Murabona ko still iracyari muri ya range nababwiraga ko ikeneye kuba ya breakinga. Wenda reka turebe ko no munsi kuri NFP yabikora ikaba yabona direction, gusa for now jije nta direction ifite, ni muri sideway market. So batazi sideway market ni igihe market iba iri muri range market. So ikeneye kuba ya breakinga below tukamenya ko igiye muri downtrend, cyangwa se ka breaking above tukaba twamenya ko igiye muri uptrend. Reka dushyireho green box byerekana ko market ishobora kuhagera ikaba yaba rejected igasubira hejuru cyangwa se igasubira muri buying side. Reka dushyireho green.
n'aha dushyireho red box. Ni uko nguko ugenda ubona key areas cyangwa se key zones cyangwa se key structures bitewe n'ahantu ubona strong support cyangwa se resistance. So you have to be active, ugakora practice. Nta kundi uzagira experience mu isoko udakoze practice, nta kundi uzamenya guca support and resistance, nta kundi uzamenya strategy yawe neza udakoze practice. So aza ukareba ngaho ukabona ko hari strong support resistance, sorry, ushyizeho red ni uko market yacu ishobora kuhagera ikaba yongera gusubira muri buying side. So impamvu mvuze ko ari strong, reba hari rejection, hari rejection, hari za rejection, hari rejection. So kandi twabonye ko byibuze nimba yarabaye rejected byibuze inshuro 3 iba iri strong. So nkuko ubona kando y'ejo yafunze imaze kuba rejected kuri support yacu, hari high chance ko ino kando iri gucreating a week ishobora kumanuka ikaba yaza kuzuza ino range yacu, wenda ikaba yaba rejected igasubira hejuru. So hari high chance ko GBP JPY twabona some bearish side. Gusa muri London session, muri New York session, kuko dufite news za NFP saa 9 n'igice zo mu Rwanda, biri risky, ntabwo twamenya ngo ho muri London session bizaba bimeze gute. Gusa waza ukarebwa ukabona ko harimo support, which means ko ishobora no kuhagera ikaba rejected, kuko urebye aha yabaye rejected, naho iba rejected, naho iba rejected. So which means ko iyi range yacu iri strong, tugomba kurindira tukareba what's gonna happen, igiye ku breaking hejuru cyangwa se igiye kuba ya breaking hasi. So ibyo nibyo mbona kuri GBP JPY kuri daily time frame. Reka tujye muri 4 hours turebe hose byifashe bite. So muri 4 hours urabona ko hari ka support, niyo mpamvu nababwira ko GJ4 now ikomeye muri iyi minsi kuba wayi trading, kuko ifitemo too much support and resistance, kandi zikunda kuboneka iyo market iri muri range market. Ubona ko kenshi uba ufite zone nyinshi zo gushyiramo support and resistance, which means ko biba biri too much. Umuntu wenda ugitangira forex trading cyangwa se udafite experience nini cyane, hari igihe bimucanga mu mutwe kubera imirongo myinshi muri chart cyangwa se lines nyinshi muri chart. So tujye muri 1 hour turebe ko bimeze bite. Muri 1 hour urabona ko market yacu iri gutradinga muri iyi zone cyangwa se iyi range yacu. Reka tuvuge ko iyi ari range dufite uno munsi, cyangwa no trading zone yacu. So tuyigire white box, ubundi tujye muri 30 minutes turebe izi opportunities dushobora kubona kuri GBP JPY. So nkuko nari mbabwiye ko kuri GBP JPY dushobora kwizera some bearish side. Opportunities dushobora kubona ni ebyiri, nuko ya breaking below iyi support yacu dufite ikaba ya closing below, sorry, nuko bearish candle ya breaking no support dufite ikaba ya closing below, ikamusa for retest ikabona kuba yakomeza hasi. Kuko uje ukareba ngaho urabona ko hari clean candles cyangwa se market yabashije gutrendinga, no kuvuga ngo iramutse breaking aha igakomeza hasi byaba biri safe kuba watekinga sell yawe. Naho kuri buy ho biri risky, urabona ko hari rejection, ahubwo icyo twategereza ni uko ya breaking ikaza kuba yakora retest iyi resistance yacu iri aha, ikaba rejected ikabona kuba yakomeza hasi. So kuri
GPBJPY nubwo iri gutrading in zone, ndikumva nibyo twakitegura tukareba niki twabona uno munsi muri market. So thank you so much, have trading day.